Clay! Ese que je suis kumuzi. C'est Clay bitabije amaguru. Si tu m'pas sur mes potes. Ntabwo mama kigi. Haryamye ku munsi urarwaye. Sha numvaga naniwe nyine numvaga mfite stress. Ese wakoze iki? Si ni ngombwa. Sinzi ibintu ugiyemo muri iyi minsi. Siko nibagiye kubaza. Cyagiye Beni aza hano. Nagiye kubwira iki? We kutambwira. Si yaraje kunsuhuza bisanzwe. No kudusura ntabirenze. Aje kwasa. Isura cyeka ari igihe cyari kimuzanye hano. Ntabyo nkeka singiye ko nari nkubajije. Aje kubasura. Shiko dusuhuza itanagenda. Sonya ko ahise agenda. Ese mupanga iki? Ku buryo yifuza kuza kugusuhuza. Se ntabwo yaza kubera ko tuziranye yaza kunsuhuza. Muraziranye. Ese we yaje akagusuhuza. Cyangwa murakunda? Ariko Beni ni umwana mwiza da. Njye naramukunda. Baramukunze? Mu ruhe rwego se? Ese hari ikintu bitwaye? Se mukunzi hari icyo byaba bitwaye? Keretse nawe ubwo ambwiye yuko ankunda. Mwana uri kumva ubishaka? Ntushaka Beni avuga ko? Komani. Nzi ko numva bigize big deal. Ntufite sheri? Mana yanjye nta sheri ugira? Mbabarira imbaza byinshi. Cyangwa ashobora mbeshya murakundana? Oya ntabwo dukundana. Ariko Beni ni umwana mwiza. Nabonye nta kintu atwaye. Ikintu atwaye? Wabibonye ute? Ese wese ubona ko ari umwana mwiza? None uri kumva ushaka gukundwa na Beni? Oya wenda ariko se binabaye nta n'ibirenze ariko. Ese hari ikibazo bifitemo? Si uri kubona nkamuberanye? Se no meteramo ibimbereye niba njye mbona twatuberanye. Jya mwibarira. Ese ubundi kesi ko numva uri kumbaza amakuru cyane ya Beni. Turamutse dukundanye hari ikibazo wabigeraho? Oya. Gukundana ariko ntabwo ari ngombwa ariko gukundana ntabwo ari ngombwa. Ko byanaba ngombwa. Nizere ko nta kibazo waba ufiteho. Umva nk'uko ubyifuza. Nta kibazo mbifite. Alo? Karamba. Nta kibazo yikanze. Baby ndaje. Sawa? None se kesi ugiye Kuri Abrine. Beni warwamagaye? Nahise inkweto zanjye nizo uri bujyane? Se ntiza. Sha ntiza. Umva wibeshye uze waziciye. Ubwo se hano ikintu kirimo imisumari? Turengera runini. Ko nta misumari irimo? Inkweto zizi kwezuka? Sa? Ndaje. Banguke. Ese kuki kesi wagumye ambaza ibintu bya Beni cyane no kurekera? Kandi uzi ko afite sheri.
ndashaka kuza kudusura. Okay, narebe ngwino ntacyo bitwaye na kisarana yaragiye ariko arahita agaruka. Okay, sawa. harya ngo yitwa Kesi ndabona agiye kuzansaza kabisa ariko gusa ni mwiza seka neza avuga neza buri kimwe cyose ni mwiza pe kuko ngomba gushaka uko muvugisha pe namuvugisha gute harya ako ngomba gushaka ukuntu negera Wizikira wapi Wizikira ndabizi ntabwo yabimfasha aho ngomba gushaka uburyo bwanjye Benyo. Biteze. Nakaribu mu nzu. Makuru ni meza. Wowe se? Nubona no wenyine se? Sinakuga ko Kesarana yagiye nangaraza. Cyangwa ashagiye kureba Sheri. Ariko mvuye mu rugo buri nambwira ko hari ahantu agiye cyangwa agiye guhura na Kesi. Cyamashoboka nzi se Sheri we. Hano byo binandeye. Cyane. None se Kire. Ubuzima busanzwe umeze gute? Meze neza. Shaka reka nkubwire. Uzi ko nsigaye mara umunsi nakubonye nkumva ko njye ni nk'umwaka. Bikagenda. Ntabwo mworoshye pe. Kuva ryari? Kuva nakumenya. Urashije kumenya. Umbe ngo iminsi yari ibaye ibiri ariko numvaga pe muri njye byanze. Siko muhamagaye Kratisuke yari mu rugo yagiye mu kazi. Izi bana tsangura nahari. Ese si muri weekend? Ayo weekend ntabwo mukora. Okay. Nema cyari cyanzanye hano ariko Ngiki cyakuzanye. mu kucyumvisha cyakira kuzikora. Biterwa n'icyo Ushobora kukubangamira cyangwa se kumvana n'ikibazo cy'ubutware. Kimbwire ni. Kire. Nawe ushaka gukora bose. Ese urumva ari ngombwa ko nkora? Ese no kizangizira basi mbimenye. Ko ntabwo ari byiza ko nkora. Okay nacyo. Gusa nyine nikubona ku munsi wa mbere narakubonye numva ndakwishimiye pe numva nyine twabana inshuti bisanzwe tukayadura tukaganira nyine numva nta kintu bintwaye nyine ntacyo bitwaye ariko ko iminsi yagiye yicuma ko nashaka kumenyana nawe umutima wagiye uremera ukuntu aka ko wakererewe kererewe Kire ikintu kinzanye hano ngejeje genzanye hano no kubera ko mukunda kandi bitari uburyarya ntabwo n'iki atari uburyarya nyine wabyizera nk'uko mbikubwiye wazagenda ubibona kandi bidatinze vuba wabona ko mukunda kandi by'ukuri nyine warakererewe kubivuga ntabwo
ndi kumva ikintu ushatse kuvuga iryo jambo wakomeje kurimbwira ndi kwepa ndikata ako n'ubu uracyarivuga ukubwira icyo gihe cyose wari umaze bimeze gutyo kuki utari warabivuze hakiri kare se nyine urumva iyo ukunda umuntu hari n'igihe ubura ahantu uhera ubimubwira ukumva muri wowe sinzi ukuntu nyine umeze none ubu ni iki kiguteye kuraje kugira ngo uze ubivuge okay none se Kirere ibintu byose mvuze ubiciye amazi nta na kimwe uhaye agaciro oya magaruka bica amazi ariko nawe ibyo bintu biba bitunguranye pe kandi ni ibintu umuntu agomba kwitondera bazi ngewe nyizera wumve ko ibyo mvuye byose ari ukuri nabanza nkabitekereza wakwihangana se basi ukabitekereza nk'umunota wenda mpa nk'icyumweru icyumweru ni icyinshi pe ubwo icyumweru nzaba nicaye ntegereje pe si cyo wamaze utegereje si cyo kinini erega ntabwo ubizi buriya ubundi buriya ifite nk'inshuti cyangwa se ugendana n'umuntu wowe uko muba mubanye n'ikiganiro muganire cyangwa se ingingo wenda aganishijeho wenda bigenda aho bigera akakubwira ko agukunda ibyo byose bikubwira amaze kubona igisubizo ugiye kumusubiza apana wowe ni kuri kubitekereza ko ntabwo ari kubira yegara ibintu bidahubukira ibyo ni ibintu umuntu agomba gutekerezaho yitonze Kirere basi iminsi 2 bitekereza karimo ikibazo iminsi 2 gusa umunsi umwe ubwo ntabwo wabitekereza mu gitondo byo kumenya igisubizo oya ejo nzajya ku kazi ntabwo nshaka ibintu byirirwa bistresa nzagusubiza mu weekend itaha okay ntacyo ubwo niko bishatse ariko ni kera pe ubwo naho muri weekend basi se wamaze amatsiko sibyo bice wakumbwira ati nzagusubiza wenda muri weekend itaha ariko nta cyizere mfite cyo kuko igisubizo nzagusubiza wenda ari cyo cyanyacyo cyangwa se tegereza nyine nese uraba utarumva ibyo nzakubwira harangiza ukavuga ngo nta cyizere ufite byakunda kandi hari n'igihe byanakwanga okay ntacyo ariko haka you gonna be crazy kabisa oya asundi mujinga wenda ategereje igihe ndamutegereje ko atazi ya sasa sikasindera ako mugisha aya kambe mbiretse abana abamutipe ari kumwe sinzi cyari cyo n'uwari we mbiretse nungutse inama nzajyayo nitwaje wizi y'abantu bari bwo nzamuvugisha to nzajya iwabo Kumana usikwajya ngo wari ufite moteri mwana ndarenze nka se rya korosi nje mbona umuntu simubonye kizi imbere mbona simubonye akimana ishimwe nkugezeho tu sindarusigaye mu iki nyine uriya mutipe nyine yarantindijeho gatoya ariko nyine sori byihangane nta kibazo nkadukomeze bimeze bite? Simani kunda warangarira mu baby bimeze bite man uramuzi se? Samani. Shamani byo mu baby mwore man ahubwo tujya twari tugiye man ubwo se kwatinze. Cyane hatinze nyine unyihanganira gato. Hako sura musista si wa musista wa wizira?
mani niba ariko mani ibyo ntabwo bikorera tugende mani tugende nyamara namubwira uriya wizi turi inshuti ye akanakugiramo nimba mani mbase reka nimba harimo akantu mani gabanya izo renge tugende tujya aho twari tugiye reba wanindije reba igenda gutegereje mani ibyo mukobwa bo byihorera ase kuba nkubajije ni ikibazo koko mani kumbaje si mani tugenda ariko tujya aho twari tugiye mani nyamara ibyo bireke mani nyine mo bebe nabizi ndakwemera cyane sinacitse koko ndi bugukumbure cyane ariko cyane nese basi turi bwongeye kubonana gute turavugana kuri phone ese waje tukijyanira mu rugo n'ubundi shamba bari cyane bikiza bye mo bebe